uyu mukinnyi uri mu biganiro n'ikipe ya APR muri kumubona ku ifoto. Uyu mutaramu ni rutahizamu nimero 9 hatari. Ariko ikintu cyantunguye ahubwo uyu mutaramu kumubona yambara nimero 6. Rutahizamu wambara nimero 6 kari ibindi bindi. Uyu mutaramu muri kumubona ni umunyasenegal. Ni umunyasenegali. Muramubona ku gihagararo. Abanyasenegali murabizi, hari abanyasenegali. Buri abanyasenegali barimo ibyiciro bibiri. Hari agace k'icyaro kabamo abasore barebare, babandi b'ibisore nyine bumutse bakoze imyitozo, bakora imyitozo mu butayu rwose. Muri kumubona uwo mutaramu rero, uyu nguyu ku kigero cya 70% niwe ugomba kuba ari rutahizamu wa Nyamukandagira. Wakwibaza ngo bimeze bite, ese byitwaye biti? Ibyo ngibyo nibyo nje kubabwira, ariko ndagira ngo nizere ko mumeze neza cyane. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza. Nge ubasuhuza ugiye kubagezaho n'iki kiganiro banyita Kwizera. Ninge mubana mu biganiro bya buri munsi kuri TV5 Rwanda, kandi bibutsa ngo mukande subscribe, mufungure no kukazogera. Hari ikintu maze kuvumbura, kanda subscribe ukande no kukazogera, ubundi uhitamo ijambo rya mbere rikwemera nyine kujya wakira notification zose, kugira ngo ibintu bisho kugenda bimera neza cyane, ikiganiro cye kikugera ku gihe, ibintu bikomeze kugenda biba byiza cyane. Abafana b'ikipe ya APR nimuze muri benshi cyane, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Tukomeze twiganire kuri uyu mutaramu rutahizamu w'ikipe ya APR igiye kumanura nimero 6 mu mugongo nizo yambara, ariko nabonye harahacishamo akambara na nimero 7. Rwose ni umwe mu bataramu nabonye bagenda bahindura jezi, bagenda bahindura nimero cyane rwose. Aho agiye bamuha nimero akaba ari yafata rwose. Ntago we agendera ngo hose ngaho nce hose ngo ngomba kwambara nimero izingizi rwose. Reka uyu mutaramu we ibya nimero ibyo ntibimureba rwose. Icyo abashaka ni incundura n'iz'abarebaho cyane. Nyamukandagira rero ngo bimeze bite? Ese iby'uyu mutaramu bimeze bite? Abafana ba APR murahari? Uyu mutaramu ni umunyasenegali ukina ikipe bita Bochum Chelsea. Wenda ntimwumve ako kantu ka Chelsea mugire ngo ni yindi ekipe irenze. Oya, ni ikipe ikina muri shampiyona ya Mali, ariko uyu mutaramu ni umunyasenegali. Uyu mutaramu hagiye havugwa amakuru menshi pe. Ubu ushobora gusanga ndi kuvuga yatandukanye n'ayabandi, kuko buri wese afite uburyo yayatayemo. Ariko uyu mutaramu ku myaka ya 24 nabonye mutaramu ko afite kuri Wikipedia uramushaka ukabona nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ukabona ko amaze gukina ikipe y'igihugu ya Senegal imikino irenga 6 kuva 2018 kugeza uyu munsi. Amaze gukina imikino 6. Yakiniye ikipe y'igihugu ya Senegal batarengeje imyaka 21. Ayikiniye imikino 9, yitsinda ibitego 4. Uyu mutaramu mu ikipe y'igihugu nkuru yakiniye imikino 8 nkuko nibabwiye, yitsinda ibitego 2. Harimo n'umukino bakinaga n'ikipe y'igihugu ya Cameroon, naho yaje gutsindamo igitego. Aheruka guhamagarwa 2024. Uyu mutaramu kandi ikindi kintu wamumenyaho nuko metero 1.87 nizo afite. Ni umukinnyi muremure rwose w'igihagararo ufite imbaraga cyane. Uyu mutaramu andi makuru namenye nuko rwose mu kwezi kwa kabiri yari afite ikibazo cy'imvune, ariko isa nkaho ikabije, ariko rwose ngo abaganga be baza kumwitaho birangira yongeye kuba fit, yongera amera neza cyane. Kuva icyo gihe ntago arongera kuvunika, ariko rwose ngo kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa kabiri mu mpera rwose ngo afite ikibazo cy'imvune y'igikatu rwose, imwe ishobora gutuma rwose uba usubira inyuma. Ariko uyu mutaramu aza kugaruka mu kibuga neza cyane. Andi makuru nabonye nanone ndagira ngene mbaha idonido byose mugende mubimenya. Andi makuru nabonye kuri uyu mutaramu nuko yagiye gukora test muri Canada mu cyiciro cya 2. Agezeyo test arayitsinda. Ubwo ndi kuvuga mu mezi 2 ashize, kuko bashatse ko akora test nyine muri karuhuko kama ekipe y'ibihugu, ari bakazamusinyisha ariko bakamusinyisha ariko muri ukwezi kwa 6 nyine bakamwerekana isoko ry'igura n'igurisha ritangiye. Uyu mutaramu rero yagiye atsinda igerageza, ekipe yari agiye gukoramo igerageza
baza gupfa ikintu bita inoti. Uyu mutaramu yifuzaga miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda ushyize mu manyarwanda nka recruitment kugira na equipe akinamo nayo igira ikibona nawe agira icyo asagura. Equipe ikamuha miliyoni 180 ariko bakamubwira bati turaguha 180 tujye tuguhemba miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mutaramu arababwira ati rwose muri miliyoni 200 mujye mumpemba 8 mumpe n'imodoka yo gutemberamo. Baramubwira bati rwose ntibikunda, birangira nyine ibiganiro byanze yisubirira muri shampiyona ya Mali. Ubu ngubu niho akiri no gukina na Nyamukandagira yamubengutse nyine ariho imubonye. Bivugwa ko kandi Nyamukandagira yari yashatse kumusinyisha mu kwezi kwa mbere ariko yari agifite amasezerano. Urumva yari ahenze nyine muri make birumvikana. Yari afite amasezerano ya equipe ye. Equipe iza gushyiraho icyo bita igiciro. Hari uburyo ishyiraho igiciro niyo yaba nta kipe gushaka. Nka APR ubu ngubu ikahita ivuga ati umuntu uzazana miliyari n'uzakura Watara hano. Bikaba bizwi, nta n'ikipe yigeze ivuga ko ishaka Watara. Yije yose bakayibwira miliyari ubwo kuko aba agifite amasezerano. Ubwo nawe yarindiriye ko amasezerano arangira. Ubu ngubu amasezerano ye yari amaze kujya ku iherezo. Equipe iri mu biganiro byo kumwongerera ariko nawe amaze gukinamo imyaka irenga 3 yifuza kuba yayisohokamo kugira ngo arebe uburyo yakomeza wenda kuba yazamuka kuko akina no mu equipe iwaya wahita gikina imikino nyafurika. Urumva ko aho ngaho rwose kubaza muri Nyamukandagira equipe ihora mu mikino nyafurika nubwo nta kikora muri kihoramo. Ibyo biba bitandukanye n'itajyijyamo rwose n'itajya. Ubu ni nko kubuza mu Rwanda ugakina nk'ikipe ya Gasogi cyangwa se wenda Rutsiro. Izo ngizo nyine ni za equipe n'ubundi n'ugukina gusa wenda kugira urebe kandi ma equipe yakubona. Ariko kuvuga ngo ku Rwanda nyafurika aho ngaho rwose babigoye. Ariko Nyamukandagira kuko ari equipe imurika nyine igaragara nubwo wenda igaragara mu ishusho mbi ariko iragaragara. Uyu mutaramu bamwita izina rye kare ibindi twamanze nitaba mu agent we numva ibintu gushaka kumbwira ikiganiro mbe nyisubikiye aha turasubira.